neza ndaho ndashima Imana. Yo guys, iyi ni Media Breaker, urumva The Breaker nkuko bisanzwe. Kwizera uri kuguwe neza aho dukurikiranira hose. Uyu munsi Media Breaker irakubwira kuri Mukorogo. Mukorogo yahindanyije isura ya Young Grace ku buryo umuntu umuzi mu myaka 4 cyangwa 3 ishize kugira ngo amenye ubu ngubu yabanza gushishoza. Hari abantu bibaza niba Mukorogo ibaho bakagira bati se abahanzikazi bayikenera bayishaka iki. Nyamara bivuga ko abahanzikazi mukunda muri benshi nka Arioni, Priscilla bazifashe kugira ngo basuko basuno munsi. Waba ufite ikibazo ariko nanone niba utemera ko umuntu uri femme ashobora gukoresha ibyo ashoboye byose cyangwa ibyo afite kugira ngo asuko ashaka, kubera ko niba ubyibuka Michael Jackson mbere yuko apfa muri 2009 yari yarakoze ibyo ashoboye byose kugira ngo asuko yashaka gusa, yari yakoresha mama tipo noise job n'ibindi, ariko nyine yarapfuye nta kundi. Niba unasoma ibinyamakuru ariko nanone uzi ko nta munsi ibinyamakuru nka TMZ nka Mail Online bitanditse yuko abahanzikazi twese twemera nka Kelly Hilson, Rihanna, Beyonce, Nicki Minaj bagiye bikoresha icyitwa skin bleaching. Twigarukire kuri Young Grace nanone. Young Grace none Media Breaker abonye video yiwe arimo arashyirwaho makeup. Iyi video nkuko ibigaragaza icyagutera nawe kumugirira impuhwe nuko nubwo yihinduye mu maso rwose akaboko ko karacyafite ibara ryirabura, karacyafite ibara yari afite muri 2012 na 2013 mbere yuko atangira kwihinduza nkuko nawe ubyirebera. Kumva yuko kuvuga ko Young Grace yihinduje yitukuje ku buryo bukabije ari ukurengera. Narebe uburyo yasaga muri 2012, 2013, 2014, 2015 ubwo yaratangiye kwitukuza kugeza igihe muri 2016 yari amaze kwitukuza bikabije. Noneho abantu batangira kubimenya na media itangira kubivuga kugeza muri 2017 ubwo noneho byahomiye kumira ari nkuko nawe ubyirebera. Ngaho nguko Young Grace na Mukorogo, iyi ngiyi ni Media Breaker, ngende The Breaker, bye bye.